ubukwe coordinator wa bari ni wowe ita nimero egera hino oya mwagere hino oya sinzi umuntu mpamagaye muri mwebwe byagenze gute kuvuga ngo uradufite ubukwe umugeni wacu agira ikibazo arasaba oya nari nicariye ahantu bampamagaye ikitaraganya ngo hari ahantu umukwe n'umugeni barwanye barimo basohoka bajya mu rusengero basohoka bo mukobwa bigenze bite nta makuru menshi mbifiteho misenza nihuta kugira ngo mpagere menye neza ukuri kwa ya makuru maze ndagira ngo ntujye kure hanyuma turebe tugere ndabona mpageze uko bahandangiye mu rugo aho uwo mugeni yarahagurukiye maze turebe uko biri kugenda ntujye kure nukuri waturindiye ikirere kibaye cyiza habwa icyubahiro mana nziza tukeretse aba bageni nukuri ubacira inzira ubeze ubatunganye imihango yose iri buze gukorerwa hano uyezu yiha umugisha nukuri nibagera mu rugo rwabo turagushima ngaho rero mana nziza ihesha icyubahiro turinde kandi dukomeze mu izina ryawe ryera amen.
ubu koko mwaduhamagara mwama nimero z'umunyamakuru basi ngamuhamagara ubukwe coordinateur wa bari ni wowe ufite nimero egera hino we mwegere hino sinzi umuntu mpamagaye muri mwebwe byagenze gute kuvuga ngo uradufite ubukwe umugeni wacu agira ikibazo arasaba ubu tuvugana uyu mudamu atubwiye ko afite umuganga yizeye niwe tugiye kwifashisha ndamuha nimero y'uwo muganga arabafasha muganga yazanye cyane rwose turi mu bukwe ngo hari umuntu uhanyuze aturangira nimero yanyu ko mwadufasha sawa reka mbe mu rusaku tuve mu rusaku twegere hafi aha ngaha umugeni wacu atari yaba n'umugore mureka twumvikane tuvuganye na muganga ambwiye ko ajya kudufasha kandi ntabwo angoye hari ibyo ansabye yabikemuye yifuje ko nongera nkamuhamagara nkamwegereza umurwayi bakivuganira umugeni wacu afite ibibazo bihangane batuze namugezeho rwose nari bumukubite ibintu byari biri kundumagura njyewe bindumagura ari bubimpaye ntabwo nari kubyemera ni uriya mugabo yego namushyizeho uriya mugabo njyewe nari kumukubita njyewe nari bumukubite nkamwica iyo mutamfata nayimugejejeho umugeni iyo mutamfata nari bumukubite njyewe ariko ibintu byari biri kundya njyewe mu kanya ibintu byari biri kundya njyewe ariko buriya tuzongera duhure nta kibazo nta kundi tuzongera duhure ngo mu muryango yego tuzongera wamwangirije hano mu bukwe muduhanira rwose natwe tugakomeza gahunda zacu yego rwose mwabikoze cyane ubwo yasabye ko bamujyana akaruhuka nimujyane umugeni mujyane umugeni Oya. Mujyana kuri polisi. Mureke. Nimukubite rwose. nguvuga batarabona reka ndebe uyu mukobwa bari gushinja ko niba atari n'umugore bari gushinja ko ngo yaroze uyu mugeni hanyuma tumenye mu by'ukuri niba koko ari we wabikoze yemwe mwihangane umugeni ari kuruhuka kanya uriya mukobwa bashinje ngo uburozi ko bari wamuroze muganga agaragaje
mupfana iki? ndamukeka ni abaturanyi ariko uriya ubona yaroze ni mubyara wanjye biriya bintu bimaze igihe tukagira ngo ni amagambo y'abantu ariko biriya bintu kuko bibaye barabivugaga ngo na nyina araroga ariko tukavuga ngo barabeshaga kubera ko dukijijwe ariko biriya bintu ni ukuri. hamwe n'ikimenyetso kigaragaye yewe ngwino niko ko twabonaga nawe watashye ubukwe ndetse wishimye twegere hanze. uriya mukobwa icyo namuhoye ariko se warabikoze koko? narabikoze ninjye wamuroze. wamuroze kera cyangwa byabaye umunsi? namuroze mu gitondo muhanagura. umuhanagura gute? umuhanagura mbese nagiye kumwiyegereza kugira ngo bamfate agafoto wagira ngo ni agafoto ariko gahunda yari kumuroga bitewe n'uko uriya musore twariganye n'umukobwa turiganye. bigeze aho nja kumwereka umusore dukundana aramunyambura. amunyambuye rero ntabwo yakora ubukwe kandi muruta. nishari mbese nagize ariko mumbabarire ubundi no gusha. ntabwo ari twe tukubabarira, urasaba imbabazi abo wabikoreye. nabiteguye ariko ntabwo ari uko umwanga nishari nagize. urabona akavuyo gahise kabaho umugeni agasara neza neza. none se nje nani nishimiye. uyu turi kumwe ni coordinateur w'ubu bukwe, turagira ngo tuganire nawe atubwire ibi bintu mu by'ukuri ni amayobera. ese ufite icyizere kingana iki ko muganga muhamagaye hari icyo agiye kubafasha? ikigaragara ni uko muganga baturangiye ari wa nyawe, ariko nakongera nkamwakura ndi no kumubwira ko ndi kubona umurwayi wacu ari kugerageza ko amerewe nyuma y'uko agaragaje uwamuroze. yego rwose. hari igihe umuntu aba afite aho bari nkabafasha batanahari. yego ntabwo gufasha umuntu bivuze kuba namugezeho ndaho ngaha ndeba. ntabwo isura yanjye ariyo mureba ahubwo uburyo nkoresha nibwo bumuvura. iyo bafashe umuntu uri muri amerika ngafasha umuntu uri muri australia ngafasha umuntu uri tanzania ngafasha umuntu hano ku isi hose baba bakeneye ngo mbafashe. yego wowe urambwira ngo mfashe umuntu gute n'abari hakurya igihugu cyacu mbafasha? ni ukuri ntabwo icyo ari igitangaza. usibye ibi ngibi wenda cyangwa se umuntu yakwibaza ngo bisanzwe bibaho ko umugeni ashobora kugira ikibazo nk'uku nguku, cyangwa niba hari n'ibindi mujya mukemura iyo byagenze gutya nabyo wenda watubwira kugira ngo wa mugani hari igihe ibibazo biba ugasanga birenze imbaraga cyangwa ubushobozi bwacu. gukemura ibintu byinshi si ngombwa kubirondora. yego si ngombwa kubirondora. tuvura indwara za kinyarwanda, indwara za gakondo. nakubwiye ngo niba mfashe abanyamahanga ngafasha abari ku isi yose ngafasha umunyamerika. impamvu ntanabonetse nari ndi gufasha umunyamerika ariko kuko nzi ko bishoboka kandi nawe wabyiboneye. yego ndumva nta kindi kimenyetso kirenze aho ngaho. ikindi uwo muntu wahamagaye yamanje kugorana kuko atari njye wahise umufata. afashwe na mugenzi wanjye bituma ndinda no gufasha uwo muntu atinda gufashwa. ariko ndagira ngo mbwire abantu igihe bahamagaye sigakumva sinjye ubafashe bitabwe n'undi muntu bajya bihutira gutega amatwi kugira ngo ubutabazi bube vuba vuba. kuko abarozi bafite ubushobozi bwo kuroga umuntu adahari ni nk'uko natwe dufite ubushobozi bwo kuvura umuntu adahari. ibyo bajya babitandukanye. ikindi hari abantu bampamagara bambaza ngo cyane cyane abanyamahanga abantu bari muri ibi bihugu bya amerika biri hanze mu burayi bakunda kwibaza ngo wenda nimero nubwo twitanze ngo nta whatsapp ifite. iba kuri whatsapp. numva ubusobanuro bw'ukuri ibyo wabonye ntabonye ntabwo. izi nimero zose ziba kuri whatsapp. ese usibye ubu buryo bwo kuvura umuntu udahari, haramutse hari nk'indi miti runaka umuntu akeneye yamugeraho atari mu Rwanda bigenda bite? ni ukuvuga ngo uyu muntu wari urwaye ntabwo usobanuye ngo ntabwo tumuvuye twamugezeho. yego nakubwiye ngo umurozi aroga umuntu adahari. uko umurozi aroga umuntu adahari nakubwiye ko ariko tuvura n'umuntu tutari kumwe nawe. ntabwo abarozi baturusha ubwenge. yego kandi ntukomeze kumbaza ubusa. imbaza gusa byinshi. ikibazo cy'abanyamakuru rero wagira ngo sinzi uko mwaba mushaka gukuramo amagambo menshi kandi ibyo wabonye birahagije. tuba tugira ngo wahigereye. turabashimiye rero mukomeze mufashe n'abandi. ndabona
namwe mugubwe neza. yego. Amasaha iyo abantu bagiye gushyingirwa hari isaha baba bahawe. Ubu se mwahamagaye pasitoro cyangwa padiri wari ugiye kubashyingira ku buryo yamenye ikibazo cyabayeho kugira ngo aze kwihanganira ubukererwe? Habanje kugaragara agahinda kenshi mu bashyitsi, mu batumirwa, mu bakwe, mu basangwa, ariko ubu ngubu nkurikije uko ndi kubona umugeni wacu ameze, icyizere kirahari. Ubu icyizere kirahari cyane rwose, nta kibazo. Reka tureke wenda kuvuga byinshi kugira ngo mubanze mumwiteho, mwongere mumutegure, hanyuma n'indi mihango ikomerezaho. Murakoze namwe. Murakoze rwose. Ni karibu kandi namwe. Sinzi umuntu muri mwe numvise mpamagara, numvaga ari ijwi ry'umudamu, ariko nuko nyine byari ngombwa ko tuhagera. Mwihangane niba twabarogoye. Oya, nta kibazo. Nabyo ni ngombwa bijye bibera isura n'urugero ku bandi bose bashaka gutegura kugira nabi. Yego. Murakoze.